Mwaramutse. Taliki 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Nyuma y'ibyabereye Rumangabo, byabereye Rubaya ndetse n'ibiri kubera Kinigi, akaga gakomeye Busunzu mu gice kigana muri Cugi, ariko nanone uzamu kugana muri Rubaya, agace nyirizina kekuramo imirwano iremereye. Drone, missile cyangwa se bombe, ibisasu biturika zibasiriye igice gikomeye kirimo M23, FARDC na wazalendo ngo bagomba kubabaza M23. Barabyiyemeje, gahunda yabo ni ukurwana kandi no gukora ibishoboka byose, kandi bagatera byanga bikunde bakashaka gutsinda muri ako gace. Nginguni zose 23 bagomba guhagararamo, bagomba kuzivanamo. Drone za search kane, ukongamo drone z'ubutasi budasanzwe zikora surveillance, arizo drone zazanwe na leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, zirimo Taliki kabiri, zimaze gukora agashya cyangwa zimaze gukora agatendo muri kino gice. Ibyo bakoze ndaje mbikubwire, ariko ishyano ryaguye kweri. Aha, noneho izabereye Rumangabo, drone ibyo yakoreye bikomeje gutera benshi ubwoba. Burya we bya bitero zakozwe na FARDC muri kara gace ka Rumangabo, nubwo babanje gwakana gatebo bayikoze, byaje gutuma Erasto Musanga ruwavuze ko yapfiriye muri Rumangabo, byari byavuzwe ko yapfiriye muri Rumangabo, yongeye kuboneka ari muzima. Yasuye byavuze ko yapfiriye muri Rubaya, ahubwo yongeye kuboneka yasuye Rumangabo, aho yasuye igice cyarashweho, ariko kandi nanone aza gusoza amahugurwa y'amazi iminsi ahabwa bamwe mu rubyiruko rwo muri kara gace biyemeje gukorana na M23. Bamaze iminsi ku ikosi mbere ko twabyita amahugurwa yibanze, bagomba kuvamo abantu bazima ngo bo gukorana na M23 mu kubaka igihugu cyabo cya Repubulika ya Kongo. Musanga Erasto aramagambo yabwiye urwo rubyiruko, ibyo tabigarukaho, ariko nuko yageze muri ako gace karashweho, ibyo yaje kwibona n'amaso ye nayo zamutangaje. Atari ibyo gusa, Mwenga, abazalendo na FARDC bakajije umurego ngo barashaka kwirukana M23 ndetse no kwisubiza mu duce twose M23 irimo. Utwo duce baratunyotewe, bafite ngo ikintu kiri ku mutima wabo kari uko bagomba gusubizwa buri position yose cyangwa se buri gace kose M23 yahagazemo. Abazalendo baranyura mu gace karimo M23 na FARDC, maze ubundi bona FARDC nyine bagafata izo position zari zirimo utuzu tw'ibyatsi, bagafata bagatwika, bati adui tunamutosha, adui turamwirukanye nago tumushaka muri kano karere. Ndaje mbikubwire, muri Minembwe baje kwizenguruka. Noneho hari abasikari bandi bashya bazamutse Baraka baturutse indani muri Kivu y'Amajyepfo nyine, ariko uhereye mu bice bya Baraka bari kuzamuka baza muri Fizi, baje gutanga ramforo kuri bagenzi babo kugira ngo bazenguruke agace karimo M23 ko muri Minembwe. Minembwe igomba kuba tombe, bagomba kuyisubiza uko bizagenda kose kandi bidashyize kera, kandi bakayifata bagahita bayigenzura mu buryo bwuzuye. Ibyo ndabikubwira. Ingabo z'u Rwanda za RDF ushobora kuba zigiye kujya muri mission muri Haiti vuba bishoboka. Uti ye bishoboka cyane, ingabo za RDF ushobora kuba zigiye kujya muri Haiti. Ndaje nkubwire zaba zigiye gute, lindu zijyanyeyo, nihe deal nayo masezerano hari hagati ya Haiti n'u Rwanda yatumye ingabo z'u Rwanda RDF zijya muri Haiti. Urabimenya byose, unyemerere ngo ikaze cyane ku musozi nk'uko bisanzwe, umenye ibiri kuvugwa byose uko byakabaye. Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande, wowe ikaze cyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. None uyu munsi tariki 25 unyemereye duhere mu gace kari kubiramo umurwano utoroshye vutu koco. Imirwano iremereye cyane. FARDC na wazalendo ngo bisize insenda gahunda no guhagarika M23, gahunda no gufata inguni zose gusa. Ne 23 nayo iti olinga
olengate mu byange cyangwa se mu byemere turi kurwana uburenganzira bwacu tukurwana uburenganzira bwa civile bo muri kano gace ntabwo turaza kwemera gushyira intwaro hasi mu gihe mukoresha intwaro muturasaho muraturasa tubarase rero ku isaha isa 10:45 z'umugoroba tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 drone ya gisirikare yari imaze gutera ibibombe za ku birindiro bya 23 bakunze kuvuga ko ifatanya n'u Rwanda nubwo yibihakana n'u Rwanda ukabihakana umusozi wa Bisunzu ureba mu gace ka Kinigi ni mu gace ka Lutingiti mu gace ka Mufunyi Kibabi ku butaka bwa Masisi kuko nizo gahunda ihari cyangwa se niyo gahunda nyirizina aka gace ka Bisunzu kari karimo M23 na gace kali strategique cyane cyagace twavuga kara gace kali agace k'ingenzi ku muntu ushaka kugenzura ibice biri kuvuturukamo FARDC muri make ubwo ni ibice bituruka muri Kinigi ndetse na Gatoyi muri rusange uzamuka werekeza Kibabi ndetse gahunda ufite ari kuzamuka kujya muri Rubaya aka karere bivuga ko babanje gukoreshamo drone maze bakagaba y'ibitero kuri yo saha bikarangira position za 23 babaye nk'abazagaritse burundu hanyuma izo position za 23 bashaka kuzisenya bakagaragaza neza cyane uburyo bifuza gukomeza kwagenzura amakuru atangazwa ikintu cy'amakuru cyitwa Tazama gikomeza kigiye kiti Inyeshyamba zakomeretse harimo n'abapfuye barimo kumanuka bakamanurwa umusozi bajyanwa Rubaya nk'uko byatangajwe ngo n'uwavyiboneye aho hantu ngo mu gihe iki gitero cya drone cyagabwaga kuri Bisunzu abasikari bamwe baye 23 binumvikana basize ubuzima abandi barakomereka bikomeye bamanurwa berekezwa muri Rubaya mu gihe abandi nabo bafumyagamo bakirukanka bava muri ako gace cyangwa se bava kuri uwo musozi bitewe n'ibitero biremereye bya FARDC byazaga ari ibitero by'imbaraga kandi by'inkubirane muri rusange buri gace kandi barimo kukarasaho birumvikana cyane ko imirwano nk'iyo ngi ibitoroshye gutakariza mu buzima kw'abarwanyi ntabwo ari inkuru wavuga ngo iratangaje nyine mu gihe barashe baba warashe kandi nabo mu gihe barashweho baraswaho byanyabyo ku buryo nabo batakaza ubuzima nta gitangaza cyaba kirimo ko nabo ntibaraswaho amashaza ariko kugeza ubu kumenya imibare ya nyayo y'abagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri buri ruhande bisa n'ibigoye iki gitero kimwe n'ibindi kugeza ubu ntabwo kivugwaho rumwe hagati ya FC23 imaze gushinjira ibitero byose bya drone leta ya Kinshasa kuva mu gitondo cyo ku cyumweru cya 24 Gicurasi 2026 ari ibitero byagabwe Rubaya ari ibitero byagabwe Rumangabo ndetse n'ibi byagabwe mu gace ka Cugibwe n'uvuga ngo muri kano gace ka Bisunzu byose birashinjwa FARDC ko ariyo ibiri inyuma kandi umugambi wabo ari guhitana M23 gusa M23 kavuga yuko atari yo gusa bigenderamo ahubwo ari n'abasivile bisanga bari mu kangaratete bitewe n'ibyo bitero bikorwa na FARDC biza ari iby'inkubirane ku rwego rudasanzwe ku buryo byibasira uduce twinshi M23 kemeza ko ari bitero bidakwiriye hanyuma bakomeza bashimangira bati icyitonderwa nuko Kinigi ikomeje kugenzurwa n'abantu bo mu mutwe w'inyeshyamba z'F23 ariko ibintu biracyari mu marembera abangaba baremeze yuko igice kinini cya Kinigi kitemo ko ya FARDC nubwo umunsi wabanje byatangajwe na FARDC yuko ari kugenzura Kinigi na makuru amwe akavuga yuko ahubwo Kinigi igice cyo kigana mu marembo agana Kibabi ndetse mu gice kigana wavuga mu gice cy'Uburasirazuba hagenzurwa na 23 ntabwo Kinigi bisa nkaho ibyaho bisobanutse neza binajyanye no kuba FARDC ubwayo binyuze mu bavugizi bayo cyangwa se mu bayivugira neza kuri réseaux sociaux barashimangije cyane ko Kinigi bagenzura barimo na Daniel Mchombero Bat Benga bavuze ko Kinigi bayirimo 100%. Ikindi kandi ahubwo banayivuyemo berekeza muri Kibabi kinyamakuru kitwa Tazama kikaba kije kivuga yuko agace ka Kinigi kagenzurwa na 23 ari nabyo benshi bibaza bati none hariho Kinigi zingaye muri Congo buryo hamwe hari mu FARDC handi akaba 23 ibyo turacyabikurikirana neza gusa M23 nayo iraza gushimangira cyane ibyabaye nk'ibitero nabyo umuntu ashobora guheraho avuga neza yuko kamwe mu gace runaka gashobora kuba kari mu maboko y'uyu cyangwa se uyu nguyu binajyanye n'ibitero byavuzwe ku mpande zombi bagabihurizaho aho baravuga ngo iki bati kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 ingabo zihuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa
zongera ibitero cyangwa se isasu byazo by'ubugizi bwa nabi ku duce dutuwe cyane two mu gace ka Masisi. Bati binyuze muri konti ya Lance Kanyuka ati saa 9 n'igice z'umugoroba bo mu gihande bavuga saa 10 na hafi 25. Abati saa 9 n'igice agace ka Cugi katewe ibisasu bikomeye bikurikirwa na saa 11:05 z'umugoroba hakubiswe ibindi hakurikiye ibitero bisa byica abantu byagabwe kuri Kinigi byakozwe hakoreshejwe indege z'intambara za Switchkane. Ine 23 ishimangiye cyane ko ibitero bikomeye cyane byayereye Cugi igana mu gice cya Busungi cyase kagace nyirizina kari mu kubwamo imirwano. Hanyuma nyuma gutera muri ako karere ka Cugi barongera batera neza muri Kinigi. FARDC ikoresheje Switchkane M23 bwayivuga ko ibyo bitero zabaye kandi ibyo bitero z'imbaraga. Amakuru akemeza ko M23 yatangaje ibitero nyuma yo kumenya neza ko icyo FARDC rigambiriye kwa rugwitana bamwe mu basirikare benshi ba M23 ndetse no gusenya position zabo za M23 position zirimo abasirikare benshi ba M23 ibikoresho byinshi bya M23 ndetse ukanamenye ko izo position kuraswaho kwabo nyine baraswe na Switchkane za FARDC byakozwe ku buryo buri strategique cyangwa se uburyo buteguye neza. Icyo gitero bavuga ko kitigeze gitungura FARDC bagikoze bazi neza ko bagomba guhamya M23 byanyabyo. Lance Kanyuka akomeza agira ati ibitero by'ubunyamaswa byateje abaturage benshi kwimuka biteza ubwoba abaturage ndetse binasenya amazu menshi ndetse imitungo y'abaturage myinshi yangizwa n'ibitero byabereye muri ako gace nk'uko abigarukaho cyangwa se nk'uko Kanyuka abivuga. M23 yamya ko ibyo bitero birimo guteza igihombo ndetse bigateza ubwoba bigatuma imitungo y'abaturage yangirika bigateza igihombo bigateza ndetse n'ubuhunzi n'ibitero bibi bya FARDC. Ku rundi ruhande Rumangabo nayo ibitero byabaye bibi n'ibitero bikomeye cyane by'imbaraga bizakozwe na FARDC. Drone yabo yarashe nanone Rumangabo byagenzute indege ya kamikaze yibasiriye icyicaro gikuru cy'ikigo cya Kongo gishinzwe kubungabunga ibidukikije ICCN mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ahantu hateganijwe cyangwa se hateguwe i Rumangabo ni mu gace ka Rutshuru gaherereye muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se teritwari ya Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rukomeye. Ibi rero bikaba bigaragaza neza cyane uburyo M23 nayo ibona iki gitero cyaje gitunguro cyangwa se cyaje gitunguranye mu buryo budasanzwe, ariko kikaba ari igitero kiri cyapanzwe neza niko M23 ivuga. Ubwo yavuganaga n'ikintu kwitwa Actualité de Sidi Methode uhoze ushinzwe imikoranire n'abaturage muri ako gace muri parike y'igihugu ya Virunga yemeje ibyabaye. Yavuze ko igitero cyabaye agana saa 2 za mu gitondo koko cya FARDC igitero nyezina cyakubitiye muri ako karere n'imbaraga nyinshi. Drone ya Switchkane n'ubwandi bavuga ko ari drone kamikaze yazigagaba igitero gikomeye kiremereye cyane muri izo nzira. Nkuko bivugwa n'uwo munyamakuru ingano y'igitero ntabwo irasobanuka neza, gusa amakipe arimo gusuzuma ibyangiritse, inyubako zatwitswe n'igisenge cyayo cyangiritse, gusa aracyakenewe mu buryo bwuzuye cyane, aracyakenewe mu buryo bwuzuye gukurikirana cyangwa se wenda tuvuge ngo kugenzura, kongera gusubira mu bikorwa byabaye bakareba neza ese byagenzutse muri make kugira iki gitero gikomere byaturutse kuki, akamenyekana noneho iki gitero cyaje kigamije undi gukubita nde hagana hehe kugira ngo hamenyekane neza uburemere bw'iki gitero hakurikijwe aho cyagitumbereye neza. Gusa Lance Kanyuka yanditse yuko Erasto Musanga Bahati yagira uruzinduko muri ako gace akajya gusura uko ibintu bimeze ni nkambi y'abarinzi muri parike y'igihugu ya Virunga Rumangabo ku cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Ngo Erasto Musanga yasuye kugira ngo agenzure mu buryo bugaragara ibyangirijwe n'ibisasu by'ubugizi bwa nabi ngo bizakozwe mu gitondo n'ingabo za Kinshasa
bakoresheje indege itagira abapilote nk'uko Lance Kanyuka yabivuze ngo uyu muyobozi nta kiva mu Majyaruguru ku ruhande rwa makumyabiri Raso Musanga Bahati yagiriye uruzinduko muri ako gace ngakurikirane amenye neza ibyangirijwe n'ibiki byagenze bite. Igitero gishya cy'ubunyamaswa ngo kibasira ibikorwa remezo by'abaturage n'ibihakikije, cyongeye kandi kugaragaza uburyo ubutegetsi buteshejwe agaciro bwagiye bukoresha imbaraga nyinshi mu guhunga bugatera ubwoba, urugomo rudasobanutse ndetse no gusenya ibintu mu buryo busanzwe ari bwo buryo bw'ibanze bw'imiyoborere muri ako gace. Ibyakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kavuga ko ari ibikorwa bya kinyamaswa. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi uretse gukomeza politike yabwo ngo y'ubwicanyi no kurimbura abaturage ba Kongo mu burasirazuba, ubutegetsi ngo burimo kongera imbaraga mu buryo bukabije mu bukangurambaga bwabwo bwo gutangaza ngo amakuru atariyo, gukoresha itangazamakuru mu buryo ngo bunyuranije n'amategeko, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ndetse ngo no kwamamaza inkuru z'ibinyoma. Nivyo Lance Kanyuka avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukora, usibye ibitero barimo kugaba kwa civil, burimo kwifashisha itangazamakuru kwikwirakwiza ibinyoma. Icyakora ntabwo Lance Kanyuka yigeze yemeza ibyo binyoma ibyo ari byo, ngavuge ngo iki kinyoma ni iki ngiki bakwirakwije cyangwa se nyirizina bavuze aya makuru atariyo, gusa avuga yuko hari ibyo ari gukwirakwiza mu binyamakuru bitari ukuri. Bamwe bashimangira cyane ko byashoboka ko byaba ari bijyanye n'ibitero barimo gukora, rimwe na rimwe akavuga wenda ko bafashe agace runaka batagafashe mu buryo bugaragara, cyangwa se wenda bakagaragaza neza ko hari icyo bagezeho ntacyo bagezeho, kagaragaza yenda bari kurwana ko ari abangaba n'abatari bo n'ibindi. Ibyo rero byose M23 kavuga yuko ari umupango wa Kinshasa ariko bataraza kwemera. M23 gashimangira cyane ko nayo iri tayari gukomeza kurwana ndetse no kureba ko yarinda ubuzima bwa civil bari kwibasirwa. Hari ibintu bitatu byavuzwe muri ibi bitero biri gukorwa ku ruhande rwa M23 cyangwa se mu cyo genzurwa na M23. Icyambere nuko M23 ngo byange bikunde barayambura Rubaya. Iki cyo Fakadese ngo yakaniye yavuze ko hasi hejuru Rubaya baraza kwigarurira. Kabiri nuko ngo bashaka gufatana axe ya Rucuru iyo bakagiye bayiga bamwe ibitero zo mu kirere nka axe cyangwa se nka gace gaturukamo umusada uzanirwa M23 deka naho batoreza abasirikari babo, kugira ngo ibyo bikorwa za M23 byo gutoza abasirikari bitagenda neza, bikagaragara neza ko hari icyo byamarira M23. Ariyo mpamvu bari kugaba ibitero muri kiriya cyerekezo. Bamwe batangiye gusobanura neza ko ari umugambo ukomeye cyane Kinshasa ifite o kuburizamo imikorere ya M23 cyangwa se kurizamo ibikorwa za M23. Gusa baretse gato mbere ko njya kuri biri kubera muri Mwenga, ahubwo nze kuri byabereye Rubaya. Waruzi neza ko batera Raso Musanga na Sultani Makenga bagombaga gupfira muri Rubaya mu ijoro rya 24 ku isaha 6 z'ijoro, ubwo drone ya FARDC yagabaga igitero kuri kira gice cya Rubaya muri Masisi. Ngo bari bateguye kwivugana Bahati Rasto na Sultani Makenga. Ariyo mpamvu inkuru nyinshi kuri les réseaux sociaux ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko Rasto Musanga Bahati yapfuye apfire muri cya gitero cya drone cyagabwe muri ya nyubako ya Grace House ho muri Rubaya. Amakuru arambuye ku bitero bya drone mu ijoro ryo kuwa gatandatu cya cyumweru nk'uko abigaragaza cyangwa se nk'uko abivuga. Abatanga amakuru bavuga ko Kinshasa nago yari yateguye uburyo bwo kwabwa igitero gikomeye muri make mu buryo budasanzwe. Iki gitero bari bagiteguye neza, bari bashingiye kuki? Bari bashingiye kuvuga yuko M23 iri gukora icyo twakita inama iyikoreye muri iriya nyubako yihariya muri Rubaya muri guest house. Iyo nama ikaba yagombaga kuba irimo Raso Musanga, General Sultani Makenga, Bodwe ndetse na Gaceri n'abandi bayobozi bakomeye muri 23. Dore ko ngo ibindi bitero basa nka batari kubireba neza bari kurira kino gitero cyo muri Rubaya. Ega kandi koko niho hakomeye kurusha n'ahandi. Yes, na Minembwe harakomeye, na Mwenga harakomeye, n'ahandi harakomeye, ariko Rubaya nawe yumve ko ari Rubaya nyine irimo ikirombe cyambere muri Afrika nako ni ku isi da, kibamo kuruta nyinshi ku isi.
urumva ari iki kirombe kugitakaza nugutakaza hafi 90% y'ibintu byose ufite. Ibindi ni imisozi, ni ibishanga, ni amasantre nanone adafite ibintu byinshi cyangwa se umutungo mwinshi nka gace ka Rubaya. Niyo mpamvu bahagenzura. Rero ngo Erasa Musanga na Sultani Makenga bari kuri target y'abagomba gupfira muri iki gitero, kandi bari bazi neza ko bahamirije muri iyo nyubako bagabye igitero. Ngo Sultani Makenga bari bazi kagomba ko ari bari bazi kagomba ko ari muri ako gace, gusa ariko amakuru akemeza yuko nyuma baje kumenya amakuru yuko yaba yerekeye i Rumangabo, ari naho yagiye yerekeje ku buryo bukomeye, akaba yaravuye muri ako gace kavuye muri iyo centre ya Rubaya yerekeza ngo Rumangabo. Abatanga amakuru bakavuga ko ku cyumweru ibi byose byahise bihindura isura. Ubwo amahirwe make Kinshasa ngo yaje gusanga ibitero yari yateguye gukora bitagenze neza. Ubwa mbere saa z'ijoro na saa 11 z'umugoroba imirwano yibasiriye inzu y'abashyitsi izwi cyane cyane Rubaya, inzu yo guraramo kuruhukiramo. Noneho ntiwayivuga ko ari nk'ubwoko bwa moteri cyangwa se wenda hano abantu bacumbika. FARDC yemeje ko guverineri ashobora kuba ngo yararyamyemo, kugira ngo bamuhitane. Rero bagomba kuba igitero kuri iyo nyubako bakamwiciramo. Mu gihe bishimaga rero urupfu rwa Erasa Musanga, bari bamenye amakuru yo gusoza amahugurwa ari buze kubera cyangwa se amahugurwa abera muri Rumangabo. Noneho niko gutegura cya gitero bagabye Rumangabo kuri iriya nyubako, nabo bari bategereje ko General Sultani Makenga iriya nyubako ari yaryamyemo. Buretse gato niyo byumvishe neza, igitero cya mbere cyo guhitana Erasa Musanga bategerezaga yuko aryamye mu nyubako yo guest house yari ya Rubaya. Barabikora bazi ko bamuhitanye, ariko kumbe nta wari urimo. Bakomereza Rumangabo bavuga yuko ariho umugabo cyangwa se ariho Sultani Makenga nawe yabari, gusa basanga naho ntabwo ariyo, kuko iriya nyubako basenye cyangwa se barasheho ntabwo bigeze babonamo uwo bashakaga, cyangwa se ntabwo bigeze biciramo uwifuzaga kwivugana ari we Sultani Makenga ari Rumangabo. Uburyo bari bayipanze ntabwo byigeze bigerwaho, ntabwo byigeze byemerwa cyangwa se byemera kuba, bitewe nuko bahushije. Inyubako yo bayitwitse, ariko ntibyamejwe nimba Sultani Makenga arayiryamyemo, nkuko yayindi ya none yo muri Rubaya bitigeze byemezwa yuko Erasa Musanga yarayirimo, ahubwo yabonetse ari muzima mu gitondo cyo gatike 24 z'ukwezi kwa gatanu, ari ugiye gusoza y'amahugurwa ya hehe y'Irumangabo. Sultani Makenga ntabwo yahagaragaye. Rero nkuko bigaragara umupango bari bawupanze neza, kandi bari bazi neza yuko abayobozi babiri ba M23 ikintu cy'ingenzi cyane bashobora gukora ari uko bayitana kugira ngo bumve neza ko M23 iciye intege, ubwo none agiye komeza kuyobora urugamba ku giti cyabo. Twigire muri Mwenga na gace gakomeye cyane, ni Tretwale no yakomeje kuberamo icyo twakita umurwano ukomeye, cyangwa se twavuga yuko yakomeje kwibasirwa inshuro nyinshi, ngo bavanemo abasikere ba M23 uturutse Kasika. Ubwo navuga uturutse kumara batubimbi manuka Kasika sonekeza Mwenga. Abarwanyi bawazarino na FARDC bakaniye bavuga ko bagiye igitero kitoroshye kuri M23, kandi inguni zose M23 bayitekerezamo baraza kwirasiramo mu buryo bwuzuye, baraza kuyimara muri kira agace baraza kukisubiza mu buryo bwa nyabwo, cyangwa se agace baraza kugenzura mu buryo bwuzuye. Iposition zose za M23 zirimo barazifata, nkuko amakuru atangazwa n'itsinda ry'abazarendo bavuga yuko hari position ebyiri bafashe mu nguni igana Kasika, ariko mu gice cy'amajyepfo ugana mu ishyamba rya Mwana, ari nazo abo ngabo mubona ku ruhande bagaragaza ko ari kugenda batwika bimwe mu cyo twakita nka za brand, cyangwa se inyubako z'ibyatsi abasikare b'23 bitingagamo izuba. Bari kugaragaza ko ari kuzitwika ngo ndetse n'ahandi hose hasigaye barahagera mpaka Mwenga nabo baraza kuyigarurira, nkuko n'utundi duce twose bagiye babikora bakatwigarurira. Mwenga ntiraza gukomeza kwa maboko ya M23, mvuga ngo uduce turimo ku M23 baraza guturangiza. Nyamara ubwo bavuga Mwenga kuko n'undi bazi ko l'enfol
ituruka mu gice cya ruguru ushobora kujya kuri M23 mu gice cy'epfo muri Minembwe, bigatera ikibazo gikomeye. Ndavuga Minembwe binajyanye no kuba na M23 nayo yemeza yuko Minembwe ikomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye bya FARDC, ibitero byinshi, ibitero bituruka hirya mu nguni zitandukanye nka Poezelo, Musambia, Lukenia, Lugezi, bikibasira M23. Gusa amakuru agamye neza ko M23 yirwanyeho kandi ikakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo igihagarika ibi bitero zose bya FARDC, nubwo Minembwe n'uyu mwanya ikigoswe n'abasirikare banjara. Amakuru rero yemeza yuko guturuka Baraka hari abandi basoda baba FARDC bo mu mutwe wa Ibu Force, ukongeramo abasirikari b'abarundi batavuzwe umubare bazamukiye icyarimwe aturuka Baraka baje gutanga renfort kuri bagenzi babo mu gice kigana Minembwe. Ikabigaragaza neza cyane uburyo M23 bifuje kuyizenguruka ndetse no kuyigota, kuyirangiza burundu ndetse no guhagarika ibikorwa zayo. Gusa ko biracyagoranye cyane. Iyi Minembwe nubwo bayigotse kwinjira mu indani bavane M23 nabyo ntago biboroheye. Gusa yenda isa imwe ashobora kuyikora cyangwa se akisanga bakwisone M23 nanone. M23 nifuga yuko ifite gahunda yo gucungira umutekano aba civil, ikanga icyo twakita agasuzuguro kabo cyangwa se ikavanaho ikibi ivuga yuko ikibasiriye iriya nzira ya Minembwe ndetse n'utundi duce muri rusange FARDC ikoreramo. Kamubwira kuziyi nkuru, ingabo z'u Rwanda zigiye kujya muri Haiti, birashoboka. Laina Forben ni misubanye n'amahanga n'ibibazo by'amadini muri Republika ya Haiti. Yabonanye na mugenzi we Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisubanye n'amahanga n'uturane mpuzamahanga wa Republika y'u Rwanda, mu gihe cy'inama minisitiri ku kubungabunga amahoro mu bihugu bigize Francophonie, aho impande zombi ziyemeje kurushaho gufatanya mu bijyanye n'umutekano. Ibiganiro byabo byibanze ku buryo guverinoma ya Haiti ishyize imbere mu bijyanye n'umutekano, gukomeza inzego no gusubiza muri gahunda ya demokarasi ndetse no ku cyizere cyo gushimangira ufatanya hagati ya Haiti n'u Rwanda. Ukabijya ko uruhande rw'u Rwanda rwongereye gushimangira ubushake bwo gushyigikira Haiti mu bikorwa byayo byo kubungabunga cyangwa kugarura amahoro n'umutekano, cyane cyane binyuze mu kungurana ubumenyi, gutoza abashinzwe umutekano no kungurana ubunararibonye mu bijyanye no gukomeza no kongera kubaka inzego za Haiti. Impande zombi zanagaragaje icyo Haiti n'u Rwanda bihuriyeho mu gihe bongeye gushimangira ko biyemeje gukomeza imikoranire ishingiye ku bufatanye, gusangira ubunararibonye no guteza imbere ubufatanye bufatika mu rwego rwo guharanira amahoro n'umutekano mu buryo bwa nyabwo. Ukamenya ko igihugu cya Haiti kimaze igihe kitorohewe cyane n'ibibazo by'umutekano muke, ahanini ngo biterwa n'amabandi, ariko akaba n'ibihugu ngo bishobora kuba byihishe inyuma y'ibikorwa bibi cyane by'intambara byibasira Haiti, na cyane cyane Haiti izira umutungo wayo cyangwa se ikazira politiki batemera neza iyobora kino gihugu. Cyari cyo na Juvenal Moise, uyu nawe yahitanywe n'ibitero by'abaterabwoba, aho bamusanze iwe kuri balko bakamutera urusasu muri Nyiramivumbi. Juvenal Moise agwa hasi agahita apfa. Bishimangira ko Haiti nimba arimo imitwe idatinya kwica perezida, abaturage bo urumvikana bari mu kaga gakomeye. Ari mpamvu ishoka cyane cyane ko basaba umusada igihugu cy'u Rwanda kikorezayo abakomando bo kujya gutanga renfort, kujya gutanga umusada wo kurangiza ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwibasira kino gihugu cya Haiti. Usibye ibyo kandi akaba hanabaho uburyo bwo gufatanya n'iki gihugu cya Haiti kubaka inzego z'umutekano zikomeye, nk'uko n'ubundi ubwo bufatanye bwari busanzwe buriho, ibyaza gutuma igihugu cya Haiti cyazagira ku mahoro arambye n'umutekano birambye, na cyane cyane kuba bakoranye n'abantu bafite ubunararibonye bukomeye mu kwigobotora ibibazo by'umutekano muke ndetse no kubona amahoro arambye. Haiti iti u Rwanda n'abafatanye ko rwacu beza cyatinde tuzakomeza gukorana. Nanjye ni amasaha imbere ari byinshi ahatse cyane cyane muri kano karere bijyanye n'urugamba, bijyanye n'intambara ikomeje, isegonda kurindi, umunota ku wundi, saa ku yindi, ndahari kujya gukurikirana ibikubera kuri tea, nawe ukomeze kubana natwe uramenya byinshi. Amahoro.